urabyemera ko atari Karenzi no reka ingingo reka tuyireke no yende umwe mu uburetse transferi reka tujye muri apera urutujye muri apera reka transferi zibaye imigiye Karenzi sibyo ariko reka nkubwire ko nta transfer ndi bwongeye gukora muri Amerika kugira byorohe none se rikari reka dukomeze kuyinde ngo nta kibazo rwose izi bihuha zireka wenda ari ibihuha nibihuha kose mutaje hano ngo muvuge rotifasi ko navuze wa Burundi mutaje ngo muvuge ngo Burundi yasinye byagenze none se ko twayigushimiye none se uretse kutarakaye tuyigushimira ntabwo na kutarakaye tuyigushimira emera rero tukunenge naho utabigeze neza kuko iyi radio ni ya mbere turifuza gukomeza kuba ya mbere ibyo nutabyemera kuvuga ngo sinzi ngo ntuzongera kuzikora urahima ndese aho gukomeza kuzikora utari zihagazeho uzireke nta kibazo iyo uvuze ngo ntabwo nshobora kubyuka aka kanya ngo mfate ngo nibwire kontra ya Muherekeve umuri kuguha iyi kontra nanze kwisesengura kontra z'abakimbanzi oya rekera nanze kwisesengura kuko ari ibintu nayivugaho ariko oye ubutumye nkoresha n'amakosa ubundi ntagomba gukora sibyo hari amakuru atagomba kujya hanze n'ibiki ariko iyo uvuze ibintu udahagazeho ukavuga ko ari umuyobozi wabikubwiye tegura rikari none se kare reka mubaze none se rega no breaking deja iyi nta nubwo hakaburamo nimwe cyangwa nuko nanze gukomeza nge sinjya nkomeza kujya deba oya yerekeye ibyo biri byore nkubwiye ngo iyo nkuru yireke kuko nsesenguye iyi kontra Karenzi nsesenguye kontra cyane wowe uko ujyamo imbere niko urushaho kwiboha cyane baravuga ngo ushaka kubyihorera yishora ikiziriko irwana no kukiza oya ukivamo niba nuva kuya Keve Karenzi arakubita indi ngingo akubwira ati wavuze iyi ntiyabayo uvuga iyi ntiyabayo kandi Karenzi aravuga ndashaka kugugora uremera ko iyi ari proposal contract byihorere iri muri machine nyine ryihorere rekera uzi igihe nyimaranye cyangwa uzi ngo nyiguhaye nakubwiye byari ko nyifite nyimaranye igihe ndabizi ibyo ngibyo none se contrat mu kiswa ntayizi ukuntu bimeze sawa ntabwo natsinze oya Kazungu emera ko Karenzi agutegura intambwe ku yindi Kazungu Karenzi ni mukuru wanjye mu mwuga nemera ko transfer azumva sibyo ariko hari ikintu kimwe nshobora guhagararaho n'umutima nama wanjye nkanirengera icyavamo nanjye nushaka ko nkwereka ibimenyetso byose byuko ni kontra nyisesengwe ariko sinshaka kwisesengura ibi bintu kontra se sinzi z'abakire sizabakinyi sinzi ko ziba zimeze kwere reka numva nkubwire nago wandushije gutangaza transfer nyinshi ni bake muri uru Rwanda bandushije kuzitangaza kandi nahagarara no nkemeza ko byibuze 95% zaciye ya transfer navuze yarabaye bitavuze ko hari zitabo sibyo kuko umuntu banayisesa kontra yasinywe igaseswa sibyo bigahinduka ibyo byose birashoboka ariko icyo ugerageza uramakisimiza byibuze ukavuga uti ibintu ngomba kuba mfite na balansinze source simwe se ebyiri se eshatu nizizewe andi kubwira ngo niba umuntu akubwiye ibintu ubyemera nk'aho ukuri sibyo atari ibyo sibyo uzaba nk'abandi bose kandi hano kuri SKFM turifuza ko ikivugiwe aha sibyo kiba gifite credibility sibyo kiba kizewe ibitari ibyo shiramo akantu hakiri kare birashoboka nk'ubu nabonye abantu banyamaganye ko navuze ni amakuru y'ibihuha siyo rumazi nuko ahinduka ururimi mu giswahili ni tetesi bamawuridi kitengu uzabona ngo tetesi niko amakuru tizeye yashyira ko ari tetesi cyane yaba ko ari ibihuha nyine ashobora kutabayo navuze no ushobora gutoza umutoza wa APR no yamakuru y'ibihuha icyo nitanguranywe imbere y'igi sayange ariko sinyizeye none se nawe baguhoye ukuri ushobora kuvuga ngo amakuru y'ibihuha ubwo byise ibihuha ni byiza ko utabishyira no kuri account yawe amakuru gutavugwa amakuru avugwa yes ikinyarwanda naho kigoranira amakuru avugwa reka rero kwa ntabwo agashyiramo amakuru yizewe niki warahari ejo waratubwiraga hano uti 100%.
uti Gamonde aratoza APR uyobya n'abandi bantu nk'ijana bose barayoba. Inkuru yanjye wayisomye ukuntu yanditse ejo nakuye ko Gamonde ari i Kigali siko navuze mu biganiro APR siko navuze ntawe uhari none se nta biganiro Gamonde arimo na APR i Kigali ibyo racyabihagazeho uretse gato uzi n'ibigenda gutyo biri kuturya umwanya uzi n'ibigenda gutyo ubwo nzajya nziceceka muzikore hoya isafa zakora none se niba wumva ko ntashobora gutangariza transfer ndaziceceka itsoke oya reka oya nta n'ikibazo bitwaye kuko kumbwira ngo iyo wakoze siyo 100% kandi mfite source zanjye wowe ntacyo bitwaye transfer ndazihorera wowe ndazihora nta nicyo bitwaye none se urabuhimye nde nta muntu mpimye icyo nakwemerera aho kugira ngo wenda tugirane ikibazo ko navuze iyi transfer icyo nakwemerera nk'ubu nk'iyo contrat uri kumbwira nk'iyo contrat nyeretse kare nk'iyi nyeretse iyi contrat ngo y'umuntu wa James none se twari tujye umva reka mubwire njyewe cyaba kiza kare sagahato inama sibyo inama nayikugira kandi impamvu nyikugira kuri radio soko tutabivugana hanze ya radio nuko ikintu bita audience yacu so bivugira uti ni ikiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda sikuvuga uzi se ikirimo kare dukeneye rero no kubaha amakuru ya mbere ya siporo mu Rwanda ntabwo dukeneye kubabwira ibibashimisha gusa dukeneye kubabwira ibishoboka bihari niba ibyo bidakunze ni from nowhere ni from nowhere reka icyo ndimo nkubwira ntabwo uri mu cyumva sinavuze ko inkuru utayibeshyaho nakubwiye ngo nanjye izo natangaje zose ntizabayezo ariko icyo ukora ni iki ntukonfirima niba uvuga uti Gamonde ari Kigali ongera uti biravugwa ko ari Kigali sibyo kuko ya Gamonde Magnifique apfa cyayikiremo hari aranditse utari Kigali yagiye Musanze bamujyanye Musanze kuvugana na APR yego niba rero wemera ko ari byo ukaba ukibihagazeho ubwo ntacyo twavugana ariko ko genda bizi ko atari byo navuze ko yasinye muri APR kuvugana gusinya ibintu bitandukanye oya ntabwo turimo tuvuga ibyo gusinya no kudasinya turavuga ibyo kuba ari mu Rwanda yaje kuvugana na APR si byo umva Karenzi si byo urabyemera ko atari Karenzi no reka ingingo reka tuyireke no yenda umwe mu uburetse transferi reka tujye muri APR urutujyanye muri APR reka transferi zibaye imigiye Karenzi sibyo ariko reka nkubwire ko nta transfer ndi bwongeye gukora muri Amerika kugira byorohe none se rikari reka dukomeze kuyinde nkuru nta kibazo rwose izi bihuha zireka ntabwo ari ibihuha n'ibihuha kose mutaje hano ngo muvuge rotifasinye ko navuze wa Burundi mutaje hano ngo muvuge ngo Burundi yasinye byagenze none se ko twayigushimiye none se uretse kutarakaye tuyigushimira ntabwo kutarakaye tuyigushimira emera rero tukunenge naho utabigeze neza kuko iyi radio ni ya mbere turifuza gukomeza kuba iya mbere ibyo nutabyemera kuvuga ngo sinzi ngo ntuzongera kuzikora urahima ndese aho gukomeza kuzikora utari zihagazeho uzireke ntacyo nta kibazo eme arazinsimburaho ntacyo tugerageze oya twese twazikora none sinzikora sometimes nyine byaba bitari byo tutari nibisanzwe kare reka twerekeze muri APR FC twari dukomoje kuri Miki wahakanye inkuru ya Gamonde avuga ko atari mu Rwanda nindi uri buze gutoza APR ntabwo arajya hanze ariko arahari biyumvikanye na APR nibyo twavuze ejo azaza ntabwo aramenyekana ariko njye navuze ko ari ku makuru mfite source zanjye ariko nazo sinazihamije rega niho ntandukanye nawe niyo mpamvu nkubwira ibintu ukagira ngo ni ukukwataka kandi njye mbivugira kuri radio kubera ko n'ibindi tuba twabivugiye kuri radio tugomba kugerageza gutanga amakuru yizewe hano hanze hari abantu badafite ikibazo cyo kwivugira ibyo babonye ubuzima bugakomeza ibyo sinzabyemera hano n'ubu none aho usezeye nashaka undi for your information aho kugira ngo credibility ya radio tuyicompromising uko niko kuri rwose ubu birakaza byihangane iyo niyo reality niko kuri nanjye ningira inkuru
idafite aho ihuriye itariyo nza nkavuga hano muzamvuguruza hano mu bihakane niko kuri iyo ni realite utazajya muri uwo murongo na Remy naramuvuguruje ubushize ararakara ariko yaje kubibona ko atari byo dukeneye kuba credible kandi credibility nitwe tuzayikora nitwe tuzayiha nta kindi so umutoza wa APR irimo iraganira n'abatoza ariko hari uwo bumvikanye ku makuru mfite anytime ibintu byose bigiye ku murongo tuzamumenya ariko source mfite je ntekereza ko nakwizera niyo ko ari umutoza ukomoka muri Afrika kandi ntago araza mu Rwanda situ we ntari Kigali ntari Kigali rwose ibyo mbihagazeho yaba wundi yavuze ko yaje Kigali ntiyaje yaba wavuze ko yaje ntiyaje abantu babitondera ko kuri rwose n'abatwumva ariko ntabwo bireba radio gusa n'abatwumva bibaye byiza nibakora amakuru bahagazeho kuko niba tuvuga ngo sinzi tubitekerezeho umutoza aje mu Rwanda ariko nta n'uwafotoye ibitugu ku kibuga cy'indege byashoboka ariko kuko impamvu nyine mbivuga gira niyo foto y'ibitugu byibura sibyo kare kugira ngo byibuze ugira icyizere cyo kuba guhaye amakuru byibuze hari tubwira ngo urabona Gamonda ageze i Kigali mu gitondo muri rukerera indagira muzanye nta foto biragoye nimbikarangira ko Gamonda abantu babuze ariko inshuro zose nabyumva ariko inshuro zose wanatangaza inkuru udafite ifoto y'umuntu bijyanye n'amakuru ufite nibyo Karenzi avuga rero aho ngaho tujya tubibona kuri hagomba kuba ikimenyetso kiri bugaragara muri hoteli aho yanywereye icyayi ifoto ishobora kuba idahari nta foto wabonye ku kibuga cy'indege ariko byanze bikunze hari ifoto ye iri bugaragare muri Kigali yari kuri tennis club yari Serena hari ifoto ye abantu bashaka kumufotorera kure cyane ariko ukabibona koko Gamondi yari yicaye kuri Serena cyangwa Marriott iyo birangiye rero nta kintu na kimwe niyo yaba yahageze bibashoboka kubihakana kandi ko abantu akabyemera none ga kazo njyewe sinjya nkora ikintu nta gitekereje